Ese ushobora gutekereza ko hari inyamaswa ishobora kwiruka hejuru y'amazi ikambukiranya imigezi ndetse n'inzuzi nta kibazo cyo kurohama na gito igize? Benshi babyumva batekereza ko ari inkuru y'ibitangaza isanzwe iri aho y'amakabyankuru cyangwa se amayeri ya mudasobwa, icyo mukunze kwita ngo ni AI. Ariko mu by'ukuri hari agasimba kabaho ku isi gafite ubushobozi butangaje bwo kwiruka hejuru y'amazi mu ntera ndende kandi ntikarohame. Ako kazwi ku izina rya Jesus Lizard. Muri iyi documentary tugiye kurebera hamwe aho kaba, uburyo kabaho, impamvu gashobora kwiruka hejuru y'amazi ntikarohame, ibintu bitajya bikorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi, ibyo karya ndetse abanzi bako nabo tubamenye, ndetse n'icyo abashakashatsi bakigaho kuri ubu ngubu. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Jesus Lizard ni agasimba gato kazwi ku rwego rw'ubumenyi ku izina rya Common Basilisk. Kaboneka cyane mu mashyamba atoshye yo muri Amerika yo hagati, harimo ibihugu nka Costa Rica, Panama, Nicaragua ndetse n'ahandi. Gakunda kandi kuba hafi y'inzuzi cyangwa se imigezi kuko amazi ari ingenzi mu mibereho yako. Akenshi uba wakabona ku mashami y'ibiti yegereye amazi cyangwa se imigezi kayigamye cyangwa kari gushaka ibyo karya. Aka gasimba nubwo ari gatoya mu bugari, gafite impano idasanzwe yatumye kamenyekana ku isi yose. Iyo katewe ubwoba n'inyamaswa zindi z'inkazi ziri kugahiga, ntikisha gusa cyangwa ngo kirwaneho, ahubwo kihutira kwiruka hejuru y'amazi mu ntera ndende, ryageramo hagati kakirohamisha kakogera munsi kugira ngo ibigahiga bitakabona. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bakise Jesus Lizard, kubera ubushobozi bwako bwo kwiruka hejuru y'amazi bwibutsa inkuru izwi cyane yo kugenda ku mazi. Ariko si igitangaza, ahubwo ni ubushobozi bushingiye ku miterere y'amaguru yako, umuvuduko n'amategeko ya fizika. Abahanga bakibona kano gaserebanya kagendera hejuru y'amazi, byabibukije cyangwa se byibukije amahanga yose inkuru izwi cyane ya Yesu akora igitangaza cyo kugendera hejuru y'amazi. Akaba ari nayo mpamvu bakitiriwe Jesus Lizard, cyangwa se umuserebanya ugendera hejuru y'amazi nka Yesu. Tekereza ufasha umuntu usanzwe nta gikoresho na kimwe kimufasha kureremba hejuru y'amazi afite, ubundi ukamubwira ngo iruka hejuru y'amazi. Birumvikana ako kanya yahita arohama. Ariko kuri Jesus Lizard cyangwa se n'umuserebanya ugenda hejuru y'amazi, ibintu biratandukanye cyane. Iyo itewe ubwoba ihita yirukanka ku muvuduko mwinshi cyane, amaguru yayo maremare y'inyuma niyo yifashisha cyane. Intambwe zayo zirukanka vuba vuba cyane ku buryo buri kirenge gikubita amazi kigahita kizamurwa mbere y'uko amazi afunga aho cyakandagiye. Gukura ziraremererwa, zishobora gukomeza kwiruka hejuru y'amazi mu ntera ngufi, hanyuma zigahita zitangira koga, ariko kurohama ikanywa nyiribyo ntibishoboka. Iyi ni imwe mu mpano zidasanzwe ziboneka mu nyamaswa zo ku isi, dore ko nta yindi nyamaswa ifite impano nk'iyi ngiyi yo kugendera hejuru y'amazi ku ino si ya rurema. Kandi niyo yatumye Jesus Lizard imenyekana cyane ku bushakashatsi ndetse no muri za documentary zo ku rwego mpuzamahanga nk'izi ngizi. Ariko se nanone Jesus Lizard iba hehe? Irya iki mbese? Kandi ni izihe nyamaswa ziyihiga ziyitera ubwoba zigatuma igendera hejuru y'amazi byihuse? Aho niho tugiye kureba noneho. Nyuma yo kumenya ibanga ry'uburyo Jesus Lizard ibasha kwiruka hejuru y'amazi, reka noneho twinjira mu kindi gice kigaragaza ubuzima bwayo bwa buri munsi. Jesus Lizard iba cyane mu mashyamba atoshye yo muri Amerika zo hagati, aho usanga hari imvura nyinshi, ibiti birebire n'inzuzi cyangwa imigezi itemba. Ayo mazi rero niyo ayifasha guhunga abanzi bayo no kubona ibiyitunga muri makeya. Ku manywa ibikunda kuba yihagarariye ku mashami y'ibiti cyangwa se ku mabuye ari hafi y'amazi, aho yota izuba kugira ngo umubiri wayo ugumane ubushyuhe bukenewe. Kubera ko kandi ari ikiguruka, ubushyuhe bw'izuba buyifasha gukora neza ndetse no kubona imbaraga zo guhiga ibyo kurya. Jesus Lizard ntabwo irya ikintu kimwe gusa, ahubwo irya utunyamaswa tugiye dutandukanye, ndetse harimo nk'inzige, ibinyugunyugu, ndetse kandi ifatwa n'ibitagangurirwa iyo igiciye urwaho. Muri make irya utunyamaswa duto, icyo muzi nka insect abageze mu ishuri. Rimwe na rimwe amafi mato cyangwa se ibikeri bitoya nabyo irabirya. Nanone kandi ishobora kurya imbuto n'amababi yorohereye. Ubu buryo bwo kurya ibintu bitandukanye buyifasha kuzabaho, ndetse no mu bihe ibiryo bimwe bizaba byabaye bikeya ikarya ibibonetse byose.
Jesus Lizard kandi iyo yiyumvisha ikintu cyose kiyegereye gitunguranye itarizi, ntabwo ibanza gutinda ireba ngo ni ikihe cyangwa se n'iki cyabaye. Mu kanya gato cyane iba yasimbukiye mu mazi, yiruka hejuru y'amazi ikoresheje amaguru yayo mu ntera ngufi, ubundi ugahita uyibura yagiye mu mazi hasi akaba ariho yogera, hanyuma ikoga cyangwa ikibira munsi y'amazi kugira ngo ibure uyihiga ayibure burundu. Ubu buryo bwo guhunga kandi nibwo buyifasha kurokoka inshuro nyinshi cyane, ariko si buri gihe buba buhagije kuko hari igihe ishudika yafashwe. Nubwo Jesus Lizard ifite ubushobozi budasanzwe bwo kwiruka hejuru y'amazi, ibi ntibivuze ko idafite abanzi mu ishyamba. Mu mashyamba ibamo haba harimo abanzi bayihiga kugira ngo nabo bayirye, nk'uko nayo iba yariye utundi tunyamaswa. Abize biology muzi icyitwa food web cyangwa se food chain, ngira ngo muri kunyumva neza. Buri munsi ibihanganye n'inyamaswa zishaka kuyifata ngo ziyirire zigire ifunguro. Mu banzi bayo bakomeye ku mwanya wa mbere hari inzoka cyane cyane zishobora kuzamuka mu biti. Hari kandi inyoni ziyihita indi itekereza mu masegonda make cyane ihita yirukanyira mu mazi. Iyo amazi ari hafi yayo nibwo ikoresha impano yayo idasanzwe yo kwiruka hejuru y'amazi, ariko iyo umwanzi akomeje kuyirukankana cyangwa se kuyikurikira, ishobora guhita yiroha mu mazi kogera munsi y'amazi mu gihe gitoya cyangwa se kirekire, hanyuma ikongera kuzamuka aho itekanye. Abana ba Jesus Lizard nibo baba bafite ibyago byinshi kubera ko baba bamenya kwirwanaho ndetse no guhunga inyamaswa zishobora kubafata ngo zibarye. Ubushobozi bwo kwiruka hejuru y'amazi ntibutuma idatsindwa cyangwa se idafatwa n'izindi nyamaswa, ariko buyiha nanone amahirwe menshi yo kurokoka kurusha izindi nyamaswa zisa nayo. Ibi bitwereka uburyo kamere cyangwa se uburyo Imana irema ibintu yahaye buri nyamaswa uburyo bwihariye bwo kubaho. Hari izindi kandi ziruka cyane, hari izindi ziguruka zihunga, hari n'izindi zihindura ibara ry'umubiri kugira ngo zihishe. Naho Jesus Lizard yo irihariye cyane, ifite impano yo kwambukiranya imigezi yirukanka cyane hejuru y'amazi mu ntera ndende cyangwa se ngufi. Gusa nanone ubuzima bwa Jesus Lizard ntibugarukira gusa ku guhunga abanzi bayo. Kimwe n'izindi nyamaswa nyinshi igomba kororoka kugira ngo ubwoko bwayo bukomeze kubaho. Mu gihe cy'ubwororoke kandi inyamaswa z'ingore za Jesus Lizard n'iz'ingabo zirahura zikabyara. Nyuma yaho ingore ishaka ahantu hari ubutaka bworoshye kandi bushyushye, ikahacukura umwobo mutoya maze igashyiramo amagi yayo. Iyo irangije irayatwikira ubundi igahita yigendera ikayasiga aho ngaho. Bitandukanye n'inyoni nyinshi, Jesus Lizard ntabwo iguma irinda amagi yayo, ahubwo irayasiga ikigendera, maze ubushyuhe bw'izuba ndetse n'ubw'ubutaka bukagenda bufasha gukura kugeza igihe azaturikira, ubundi akavamo Jesus Lizard. Iyo ayo magi amaze igihe gikwiye havukamo abana bato ba Jesus Lizard. Nubwo baba bakiri bato cyane, baba bafite ubushobozi bwo kwiruka, kuzamuka ku biti ndetse no guhunga umwanzi mu gihe bahuye nawe. Mu minsi mike cyane baba batangiye kwishakira ibyo kurya ndetse no kwirwanaho bonyine batari kumwe n'ababyeyi babo. Ibi ni ingenzi cyane kuko mu mashyamba ubuzima buba bukomeye. Umwana udashoboye kwihuta cyangwa se kwirwanaho ashobora gufatwa n'umwanzi mu gihe gito, cyangwa se izo muzi nka predator cyangwa se inyamaswa z'imigi. Ni nahangaha dusoreje documentary y'uno munsi. Njye twabanye nk'ibisanzwe dusanzwe tubana mu byegeranyo byose, nitwa Kwibuka Longe. Nimba wari mushya hano ukaba ugeze kuri uno musozo w'iki kiganiro, kanda subscribe, ukande like ndetse n'ibikunda ukore na share. Siga comment y'ikintu wifuza ko tuzagukoreraho ubutaha. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.